uri Kigali cyangwa i Musanze wifuza kugura cyangwa kugurisha imodoka yawe, igisubizo nta kindi, duhamagare kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Tugufashe kugura no kugurisha imodoka mu gihe gito. Agaciro kawe, amafaranga yawe. Umupasiteri umwe ugeze gusengera umugabo umwe wari ugiye mu rukiko, bamwita Pastor Claude. Pastor Claude azansange muhe amavuta. Pastor Claude afite amavuta. Oya ntayafite. Wenda ibyo yahanuye wenda ntibyabaye, buriya Imana yaramushutse sinzi. Ndabona zira zaba ari indonke kuko Imana ntabwo ishukana kandi ariyo yatanze ubuzima. Ahubwo Pastor Claude azansange muhe ku mavuta. Kuyamuha ntabwo nziceba ngo muheho, ahubwo nzamubwira ukuntu amavuta ya Mwuka Wera afunguka. Yaragiye asengera umugabo umwe bamuhora iki, aramubwira ngo ntabwo uzigera ngo ndahiye ngo kw'Imana ihereye hejuru mu ijuru. Yari yavuze ngo azahita ngo ningo itabangwa azajya gukora ngo acuruza akabari ngo naroge. Ngo nibitabangwa azajya mu kabari. Uba ari mu kabari, wasanga ari wari muzamumbarize nimba yaragiye mu kabari. Bamuhora iki yarabizi, we yarafite iyerekwa ryo gufungwa, yari yarabibwiwe mbere n'abahanuzi bafite amavuta. Uriya wamuhanuriye nta mavuta afite. Uriya nta mavuta afite, ahubwo Pastor Claude azansange muha amavuta yamaze kumushiramo. Mfite ababyeyi bagera mu 180. 180 utunze? Ntabwo ari abo ntunze, n'ababyeyi bamaze kubona urubyaro, bari barabuze urubyaro. Ukuvuga se ukoresha imiti ubigenza gute? Ntabwo nkoresha imiti. Iyo ndimo nsengera umuntu nkagera kuri level yo kugira ngo nkoreshe ikiganza, Imana yampaye amakuru, nkamushiraho ikiganza cyanjye kubw'amakuru mpawe, uwo muntu ashobora kubyara yarabuze urubyaro. Ariko savura ibiki? Bavura amarozi, bavura ibyo uri kuvuga byose bituma bashakanye bitagenda neza. Arabivura rwose. Arashoboye buri. Imyuka mibara yirukana. Bamwita nde? Dogita Ruvusha. Dogita Ruvusha. Ngewe banyita Dogita Theophile. Ufite imbaraga zitari ububaraga. Nahawe na Kristo mvuka mfite ibiganza bifatanye. Uzamunyoherereza. Yaza kubaza ko Dogita Ruvusha mwa. Ntabwo byakunda. Afite imbaraga. Imbaraga arazifite. Arazifite. Dogita Ruvusha. Avusha imvura. Nayo yishaka yayigusha hano. Byakunda. Utuvugana. Uzamunyoherereze. Nzamukoherereza. Ngewe duhura umunsi umwe. Reka nzabahuze. Nzabahuze. Uzaduhuze duhure. Mbanze ndebe imbaraga akoresha. Wowe ukoresha izihe? Ngewe nkoresha imbaraga za Kristo tuyahera mu ijuru. Ndi umwe mu bantu bafunguye iriba. Ndi umwe mu bantu bafunguye imbaraga za Mwuka Wera. Ndi umwe mu bantu basenya amadayimoni. Nimba adakoresha amadayimoni agakoresha ijambo, ndagira ngo nkubwire ngo uzamunyohere. Ngo amwita Dogita Ruvusha. Yabasha kwica igikeri ngo azaba ari cyo mbanza muhe. Tubahaye ikaze bakunzi ba Bora TV, turabashuhuje mwese aho muherereye, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abaturanyi bari Burundi, bari Kongo, abari hanze y'igihugu, mwese turabashuhuje. Nkuko bisanzwe rero iyi ni Bora TV, tukaba tubagezaho ibyiza byinshi, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, inkuru, tubagezaho impano zitandukanye z'abantu. Ikindi kandi tubabwira nuko turi kumwe n'ivuriro Bora riherereye hano Shyorongi, aho babafasha kuvura indwara zitandukanye, aho marozi atandukanye, abarozi y'amategano, bavura abantu bose bafite ibibazo baburiye ibisubizo, niho bajya kwivuza hariya kuri Bora, ivuriro riherereye hano Shyorongi. Nk'uko mubibona rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umuntu udasanzwe, ngira ngo muramuruzi. Ndagira ngo atangire atwibwira nk'ibisanzwe hano kuri Bora TV kugira ngo tumuhe ikaze. Ndagira ngo utangire wibwira abateze amatwi ndetse banaturuza hano kuri kamera kuri Bora TV. Ndabasuje cyane.
bantu mukurikira Bora TV abasuhuje Uwiteka nabahire kandi abahumugisha. Amazina yanjye nyirizina nitwa Ndagijimana Theophile Intumwa, akaba ari nge mwana uturuka mu karere ka Musanze, bavuga ku maradiyo agiye atandukanye, wavutse afite ibiganza bifatanye bagasanga amagambo y'Imana Jesus coming, bisobanura ngo Yesu ari bugufi kuza. Kaba bibaye ngombwa ko bansaba ko nkorera cyangwa navugana n'abanyamakuru ba Bora TV. Murakoze cyane. Hanyuma ndumva mu mvugo yawe n'abatukurikiye barimo barakureba, uravuga nk'umuntu ndabona ufite na Bibiliya, uri umukozi w'Imana, ndagira ngo udusobanurire byimbitse tunyabo tukumenye. Ndi umukozi w'Imana utavangiye, ndi umukozi w'Imana Imana yatoranyije akiri uruhinja. Ndi umukozi w'Imana Imana yemereye kugira ngo azagaragare mu gihe nk'iki gikomeye cyane. Nsengera mu matorero atandukanye, nabatijwe muri ADEPR mu karere ka Musanze mu Rwanda, ariko ubu ngubu muje kundeba mvuye muri Zambia. Nagiye mu gihugu cya Zambia mu ivugabutumwa, biba ngombwa ko wenda mungeraho. Murakoze cyane. Ndi umukozi w'Imana, ntabwo ndi uwa shitani, ndi uw'Imana, ndabyemera nanjye ndabizi. Ndi umukozi w'Imana cyane. Muri make uri pasiteri? Banyita Pastor Theophile. Ndetse bashatse no kunyimika mu matora agiye atandukanye, ndabyanga, kubera ko Imana yarambwiye ngo numara kwimikwa uzagira inshingano nyinshi ndetse uyobe umurimo wanjye. Bituma mu mazina mpamagarwa cyangwa mu mazina nitwa n'abisi ni pasiteri, ariko ubundi ndi bishop. Uri bishop, uri pasiteri, hanyuma se ufite urusengero usengeramo, ufite urigenga, bimeze bite? Urusengero nsengeramo ruri mu mutima wanjye, kubera ko nasanze nyinshi bazishiramo imitako. Insengero nyinshi bagashiramo imitako, ariko ngasanga gusenga ntago hari. Bisobanura ko rero urusengero nsengeramo ni mu mutima wanjye, ariko nyirizina nabatijwe muri ADEPR, ariko ntago ndi umwadeperi niko nkunda kubwira abantu, ahubwo ndi wa Kristo. Hanyuma rero ndagira ngo udusangize ku buhamya wari ubikomojeho uvuga ngo ni wa mwana wavutse afite ibiganza bifatanye. Ndagira ngo dusangize mu minota mike cyane, hanyuma turaza no kuganira ibindi ku zindi ngingo, ariko duciremo ku buhamya bwawe. Twihuse ndabasuje cyane kuri Bora TV. Nige mwana wavutse afite ibiganza bifatanye nk'uko nabibabwiye bagasanga amagambo y'Imana Jesus coming. Akaba ari nge mwana usengera abantu barwaye indwara zanze. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Ahantu naturutse hariya muri kiriya gihugu cyo hanze, babanje kumpa intasho ngo mbasuhuze cyane, ngo mukomere Banyarwanda, kandi barabasengera cyane, Imana ngo ibahe umugisha. Hanyuma rero ni nge mwana bavuga ku maradiyo nyine nk'uko mwabyumvishe, ariko nkaba nigeze gutumwa n'Imana. Reka mbibwire abanyamakuru bari hano cyangwa abari gukurikirana Bora TV. Ntumwa n'Imana intuma ku mubyeyi wa Nyanza Butare wari urwaye ihembe ryo mu nda. Nanga kujyayo. Uwa mbere araza arambwira, uwa kabiri araza arambwira, uwa gatatu araza arambwira, ndabyanga. Burya karindwi nasanze ari ikintu gisobanura ijambo rikomeye cyane. Uwa karindwi yakimara kumbwira arambwiye ngo Imana igiye kuguhana, nza kugira ikibazo, nkora gisida mu mavi ndangirika. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarahabaye. Naragiye nsengera umubyeyi afite amahembe. Hari ugutabarwa kw'Imana gukomeye cyane. Hari ijambo ritubwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese nimba ibikwiranye ibyo yakoze, nimba ari agafuka kawunga wahaye wa mukene, ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo nagiyeyo ndasenga. Abamama bakomeye cyane bagaragara nk'abakize, bariye bagahaga, bafata video, bakajya bamfata video ndi kujya gusenga, ndi kwinjira aho hantu. Winjiraga ahantu amagambo akubwira ngo niwe wemeye kuza gupfa, ariko njya kwinjira aho hantu mvugira ngo Imana yarahabaye. Ariko suri umurokore ubundi. Umurokore n'umuntu umeze ute? Urakijijwe?
ndakizwa se hari igihe naba nkubwiye ngo mvugira ngo Imana yarahabaye utari n'umurokore. Imana yarahabaye. Imana y'Abanyarwanda, Imana y'u Rwanda yarahabaye. Oya wijya uvuga iy'u Rwanda, vuga Imana y'isi yose. Imana y'isi yose iyatujije isi yarahabaye. Imana yarahabaye. Ndumva cyangwa tuvuga Imana ya Isirayeli. Ya Isirayeli se wenyine. Nese pastor hari abantu wenda dufashe basenga ukumva aravuze ngo Imana ya Isirayeli, Imana ya Isaka na Yakobo, wowe isenga ntago ari kuvuga. Njyewe iyo nsenga ndavuga ngo Mana yanjye ituye ahirengeye mu ijuru. Ha Imana ya Isirayeli ni Isaka na Yakobo bari abo ngabo babo bantu babahamagara. Twebwe turahamagara Imana ituye ahirengeye mu ijuru. Yavuze ngo ndagiye ariko nubwo ngiye mbasigiye Mwuka Wera uwo nguwo azaba ari we mu bana by'iteka ryose. Haleluya. Hari ukuntu mba mbyumva ariko se kutavuga ngo amina. Amen pastor. None hari abantu basengera abantu ugasanga ari kwamamaza ati dusengera abarwayi tugera gute, abo bantu nawe waba uri kumwe nabo cyangwa wemeranya nabo? Ntabwo nemeranya nabo. Urumva harabonagiye numva bita ngo barukangara, hariho bita bamuzehe, abo n'abavuzi gakondo natwe hari abandi b'abapasiteri. Hari umupasiteri umwe ugeze gusengera umugabo umwe wari ugiye mu rukiko, bamwita Pastor Claude. Pastor Claude azansange muhe amavuta. Pastor Claude afite amavuta. Oya ntayo afite. Wenda ibyo yahanuye wenda ntibyabaye, buriya Imana yaramushutse sinzi. Ndabona zaba ari indonke kuko Imana ntabwo ishukana kandi ariyo yatanze ubuzima. Ahubwo Pastor Claude azansange muhe ku mavuta. Kuyamuha ntabwo nzikeba ngo muheho, ahubwo nzamubwira ukuntu amavuta ya Mwuka Wera afunguka. Yaragiye asengera umugabo umwe bamuhora iki, aramubwira ngo ntabwo uzigera ngo ndahiye ngo kw'Imana ihereye hejuru mu ijuru. Yari yavuze ngo azahita ngo itaba ngo azajya gukora ngo acuruza akabari ngo naroge. Ngo nibitaba ngo azajya mu kabari. Uba ari mu kabari wasanga ari wari muzamumbarize nimba yaragiye mu kabari. Bamuhora iki yarabizi, we yarafite iyerekwa ryo gufungwa, yari yarabibwiwe mbere n'abahanuzi bafite amavuta. Uriya wamuhanuriye nta mavuta afite. Uriya nta mavuta afite, ahubwo Pastor Claude azansange muha amavuta yamaze kumushiramo. Amavuta bayamukamuyemo. Pastor Claude uzansange nguhe mosiyo z'ukuntu abantu basubiye inyuma. Ijambo ry'Uwiteka ryambwiye ngo abantu bagiye inyuma ngo njye mbagarura. Ujye bagarura. Ngomba kumugarura kuko ejo bundi nongeye wandi mavuta umwaka wuzura wa 2023. Nari ku musozi wa Rebero, Imana marayika murinzi aramanuka anyongera andi mavuta. Abo ba Pastor Claude rero amavuta yabo yaracogwe kuko batokomeje gucanira igicaniro cya Mwuka Wera. Bazansange mbahe ku mavuta. Hanyuma se umuntu agushaka koko yagusanga he? Iyo nsaka ushobora kunshakira kuri telefone kubw'impamvu y'umutekano wanjye sinkunda kugaragaza ahantu ntuye, kubera ko mperutse guhamagarwa n'umubyeyi umwe hamwe ahantu bita Ikibungo. Maze kugerayo nsanga abantu turi kuganira bakeneye, ntaragera Ikibungo nabonye umuntu amfata, akimara kumfata mbona ndi mu nzira arambwira ati mwana w'Imana, bwoko bw'Imana garukira aho ngaho. Nari mvuye gusengera umuntu amaze gukira, amaze gusenya ibintu by'amadayimoni mu rugo rw'umuntu. Kaho uko barwaniraga nimero zanjye hari harimo abantu bafata ayo manimero bayohereza uwo mudamu. Urumva yaragiye kungirira nabi, nuko Imana yahabaye. Kandi wibuke ko na Yobu buriya Yesu Satani yasabye Yobu amusaba Imana. Hanyuma Imana iramubwira ngo ndamuguhaye, ariko icyo nkwimye n'ubugingo. Urumva iyo nza kugenda nkajya hariya kuriya mubyeyi, uwo mukecuru amamagaraga yigongesha kandi ari muzima, nari kugerayo akankindura, reka tubivuge gutyo. Yari guhita nkindura ubugingo ntabubone, ariko nkaba mfuye. Hari abantu benshi b'indembe mfite hano. Mfite ababyeyi bagera mu 180. 180 utunze? Ntabwo ari abo ntunze, n'ababyeyi bamaze kubona urubyaro, bari barabuze urubyaro. Ukuvuga ngo se ukoresha imiti ubigenza gute? Ntabwo nkoresha imiti.
iyo ndimo nsengera umuntu nkagera kuri revo yo kugira ngo nkoreshe ikiganza Imana yampaye amakuru nkamushyiraho ikiganza cyanjye ku bw'amakuru mpawe uwo muntu ashobora kubyara yarabuze urubyaro. Nta miti nkoresha, numvishe ngo hari abavuzi gakondo njya numva bavuga, ariko nge nta miti nkoresha. Nkoresha ijambo gusenga, nkakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana, nkagusengera ugakira neza, ibikurimo bikakuvamo ntibyongere kugarukamo. Hari abantu nkunda kubwira ngo basenga nabi ariyo mpamvu badakizwa. Ntabwo bakizwa kuko bakizwa gute se? Basenga nabi. Ejo bundi nagiye Nyamirambo mpahura n'umubyeyi umwe w'umusilamu, arambwira ngo uko mbyaye umwana haza inzoka muri berso. Abyara inzoka, arabyara umwana yamushyira muri berso hakaza inzoka, kandi inzu ye yose irasize bimwe by'abakire, irakomeye cyane. Umwana iyo arize abona inzoka ariko itarumye umwana, yakwegura umwana agasanga afite inzoka. Najyanyeyo gurupe turimo dusenga, bazana umugabo wahakorera ari indembe. Nibareka ibyo bacishije kuko ari ibintu yari yaracishije, ibyo bintu bacishije nibabireke bakurikire Kristo. Dore ko Yesu ari kutubwira ngo hari ibintu turambiwe, hari ibintu Umwuka Wera arambiwe. Abo bapasiteri bagenda batubeshara birambiwe. Twarimo dusenga na gurupe yanjye, nari kumwe nayo, umubyeyi bamuzana ari indembe w'umugabo. Reba nkawe nk'umunyamakuru bakuzanye uri indembe, wari wagiye mu kazi ukansanga iwawe ndimo nsenga. Koko byagenda bite? Byagenze gute na? Turimo dusenga, ndimo kuzamura ijambo, vuga ngo ni ijambo rya Kristo uturuka hera mu ijuru, umwe ufungura imigezi bigakunda, hamwe akariba kari karafunze bikemera, hamwe ibintu byari byaranze bigakunda, hamwe ushobora kwirukana abadayimoni bikemera. Bwira Mwuka Wera afungura ibintu byawe. Turimo dusenga, umugabo yaramubwiye ngo ibi byose ubona ntunze, ibi byose ubona ntunze, aya mamodoka ubona mfite, izi modoka zijya hanze ubona mfite, ni ubutunzi natse. None nimba wemeye kugira ngo mpfe, mbabarira ubwire bano bantu batahe. Ni ukuri twaratashe. Mwavuye mu byo murimo mukampamagara nkabafungurira amarembo, mwavuye mu byo murimo mukampamagara nkaza mu ngo zanyu. Ibyo bintu mworetse bya karande nkabifungura nkoresheje gusenga nta mitimba haye. Ko data yambwiye ngo genda undebera ubwoko bwanjye, ndetse mu bana banjye mfite bakomeye ko mbizi neza kurimo mwana wanjye wagiye ukabankuriramo. Twarasenze, umubyeyi arambwira ati aho kugira ngo mbure umugabo nimugende nta kibazo dukomeza tubitunga. Ariko nyuma yaho reka nkubwire, nyuma yaho iyi Mana irashoboye. Nyuma yaho yarampamagaye umugabo arambwira ngo mwana wa Kristo, niko yambwiye. Arambwira ngo ntabwo nkiri umusilamu, ahubwo ngwino nsengere njya gutwika ibyari bisigaye. Umugabo ubu ngubu ni umwere, ubukira arabufite bwo kuri Kristo, budatuma mayoneze ajya kuyimena kubera ko ariko byamutegetse, ararya ibintu bigakunda. Ariko hari n'umupasiteri numvishe lineho uyu rero mwanamene. Waba uri i Kigali cyangwa i Musanze wifuza kugura cyangwa kugurisha imodoka yawe, igisubizo nta kindi, duhamagare kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Tugufashe kugura no kugurisha imodoka mu gihe gito. Agaciro kawe, amafaranga yawe. Bamwita Pastor Manuel, nawe yaraje avuga ijambo, aravuga ngo iyi si, yarababwiye ngo abantu nibaraza inkweto hanze. Inkweto baziraza hanze, bamwe baraziba bavuga ngo bari bubone igitangaza cy'Imana. Ariko Imana yaravuze ngo ngwino muze mwenyine twihererane. Sibyo? Ngewe abantu nkunda guhura nabo, wenda nibashake banyumve cyane, kandi banarankunda ndabizi. Bamwe bari mu migi ya Kigali, za Ruhengeri, Gisenyi,
Elisa mu Ruhengeri ndagusuhuje, kuri Gisenyi Elisa nawe ndagusuhuje. Rero hari impamvu mvuga ngo ni indembe. Aba bantu iyo winjiye mu bipangu byabo ni indembe, barababaye. Nasanze umugabo umwe abyinisha akaguru kamwe, arimo abyinisha akaguru avuga ngo dore ibi bintu byose ndabifite. Arambwira ngo agira konte mu rugo, ariko nta mutekano afite. Wambwiriye Kristo akagufasha akagukomeza koko? Mwampamagaye nkababwira inyungu yo kugira ngo mutabarwe, murabifunga mukabikinga, ibintu bigakunda, bakavuga ngo hara ni kwa bosi, ariko nta bosi ufite. Umugabo n'umugore murimo murashwanira mu nzu, bamwe murara mu byumba bitandukanye, ariko mwampamagaye nkababwira ijambo shako data yambwiye ngo nzababwire, nimara kubabwira nigendere. Mwambwiye nkababwira ukuntu mugomba kubaka ingo zanyu. Erega buriya hari ikintu nabonye, gusezerana ni byiza, ndanabikunda, leta y'u Rwanda rwose irakarama, ariko nkunda kubwira abantu ngo ntabwo biba mu mashuka, ntabwo gusezerana mu mashuka bibamo. Irasinyatire dusinya ku murenge ntabwo bibamo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimusinye mu isi no mu ijuru musinye. Mperutse guhura n'umubyeyi umwe i Kigali hariya Nyarutarama, arambwira ati hari umuntu wambwiye ko ushoboye. Ndamubwira nshoboye ndi umwana mama. Ndamubwira ngo ntabwo ari njye ushoboye, ahubwo ni Kristo ushoboye. Nasanze muri etaje iwe afite nivo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, aba mu ya mbere, umugabo akaba mu yo hejuru, abana bakaba mu yo hagati. Nkimara kuhagera nasanze ijambo rimwe, umugabo yari afite ikibazo cyo kuba barashwanye, ngo bapfuye kuba batazi gutera akabariro, ngo umugabo ngo ni munini. Ariko ubwo urabyumva. Abo rero baze kuri Ebibora TV, Ebibora dufite ivuriro Ebibora riri hano Shyorongi, bo barabavura. Ebibora barabavura. None se uwo muganga avura gute? Ni umuganga uvura, uzamubona cyane. Ntabwo wabambwira ngo baze kuri Kristo, ahaguruka wohereza ngo kuri Ebibora, Ebibora TV. Ni ivuriro Ebibora. Ni ivuriro Ebibora. Rere hano Shyorongi. Rere Shyorongi. Na Dr. Ruvusha, ujye umwumva? Bamwita Dr. Ruvusha. Ariko savura ibiki? Bavura amarozi, bavura ibyo uri kuvuga byose bituma bashakanye bitagenda neza. Arabivura rwose. Arashoboye buri. Imyuka mibi arayirukana. Bamwita nde? Dr. Ruvusha. Dr. Ruvusha. Ngewe banyita Dr. Theophile, ufite imbaraga zitari ububaraga. Nahawe na Kristo mvuka mfite ibiganza bifatanye. Uzamunyoherereza. Biraza kubaza ko Dr. Ruvusha mwa. Ntabwo byakunda. Afite imbaraga. Imbaraga arazifite. Arazifite. Dr. Ruvusha. Avusha imvura. Nayo yishaka yayigusha hano. Byakunda. Ngo tuvugane. Uzamunyoherereze. Nzamukoherereza. Ngewe duhura umunsi umwe. Reka nzabahuze. Nzabahuze. Uzaduhuze duhure. Mbanze ndebe imbaraga akoresha. Wowe ukoresha izihe? Ngewe nkoresha imbaraga za Kristo tuyahera mwijuru. Ndi umwe mu bantu bafunguye iriba. Ndi umwe mu bantu bafunguye imbaraga za Mwuka Wera. Ndi umwe mu bantu basenya amadayimoni. Nimba adakoresha amadayimoni agakoresha ijambo, ndagira ngo nkubwire ngo uzamunyohere. Ngo amwita Dr. Ruvusha. Yabasha kwica igikeri ngo azaba ari cyo mbanza muhe. Igikeri? Ntiyanagikoraho. Ntabwo yagikoraho. Ni ukuvuga ati ipfa kigapfa. Urumva ko ashobora kuba afite imbaraga. Arazifite nyine, urumva ko byemeye. Oya ntabwo byemeye. None se reka nkubaze, ni za Kristo. Bavura amarozi, bavura amarozi atandukanye, amategano. Ibyo bibazo by'abashakanye bituma ibintu bitagenda neza, baramufasha. Imiti yose irahari. None se uriya mudogiteri aravura koko cyangwa arabeshya? Aravura. Ndashaka kugira ngo ngewe uzampuze nawe dusenga, ndebe imbaraga akoresha. Yemera Kristo se? Aramwemera? Dr. Ruvusha nadukurikira hano kuri kamera. Adusubize nimba yemera Kristo. Oya, afite imbaraga ze, arazifite. Kandi uzazibona, nzabahuza ndabikwera. Hari ibintu ndambiwe by'abantu bavuga ngo basenga cyangwa baravura, nk'abo ba Dogita ngo Ruvusha.
nimba ari ruvusha amazi, nimba ari ruvusha imvura, nimba ari ruvusha nimba ari ntabwo ndabisobanukirwa. Abo badogiteri abo bantu ndabakeneye bambwire ubundi basenga Kristo ese nibyo baciririye ese ubundi nibagabanye ibintu barimo uzampuze nawe. Nzaguhuza nawe rwose. Ntabwo ari njye uzakwereka ahubwo Kristo azakwereke. None se nakubwira ngo ni njyewe? Oya nkubwiye ngo ni njye nabambeye. Wajya imbere ye koko? Reka nkwereka kandi kantu. Kamera yawe imeze neza ngo nkwereka abandi bantu ndimo gusebya muri iyi minsi. Uri kubasenya? Hari abantu ndi gusebya muri iyi minsi. Ngiye kukwereka, fata kamera yawe mpaguruke. Ndimo ndabasebya. Egera imbere kugira ngo mfate neza wese. Hari ibintu ndambiwe. Abakristo bo muri iyi minsi bafite ijambo rivuga ngo eregira hema ntiyambura. Umuntu araza kubyina akavuga ngo biva muri uyu mwuga biva, ariko uwo mwuga urawuzi. Umuntu ari kubyinira ibyo asanze n'ibyazi, akabyinira ibyo akeneye kubera kuko yamaze kunguka. Limingi ya mandora defining la bayasikia tute katika China. Hari ibintu ndambiwe Banyarwanda, hari ibintu ndambiwe banyabipangu. Nimufungure ibipangu byanyu tubasengere. Erega nimureke gushiraho kamera. Mwuka wera ntabwo azira muri kamera, nta nubwo azira. Limingi ya bakaza gasenga, yamara gusenga akavuga ngo gweregera hemba ntiyambura. Ariko umuntu ukubangwira hemba ntiyambura ari mu kazi. Wowe urahuricaye wiringiye ibyiringiro utazi. Umwana ari mu kazi yamaze gufungura mosiyo, hari impamvu bangwira hemba ntiyambura. Yamaze kubona inzu ya kadastere muri Kigali, wowe uri umukene ntiwariye. Ariko ubu ni mwagaburiye abashonji, murabibika mukabimenera, n'imbwa ntizabyemera. Pastor we ntabwo ujya wemera abantu baguha amaturo? Amaturo rero kuko Bibiliya tubwira ngo uwo mudugudu nuwinjiriramo aho ukawusokeramo aho ngo uzakunkumure n'imikugugu yo kunkweto zawe zisigemo. Ntabwo ngewe nemera ko ari amaturo baba bampaye, ahubwo baba bampaye babyita kuvuga ngo reka tumuhanagure amavuta, reka tumusiga andi mavuta kubera kuko yavunitse. Babyita gusiga umuntu amavuta, ntabwo ari amaturo. Ejo bundi nabonye umuntu umwe ahinduka inzoka. Nari Rutete hariya ku mupaka wa Batima, ahinduka inzoka. Ahinduka inzoka neza umuntu. Amaze guhinduka inzoka ni mu mudugudu wa Rutete. Ndareba ndamwitegereza, abantu mbona barirutse, bamwe twajyanye gusenga. Ndabizi nta mavuta mufite mwa abapasiteri mwe, nimureke kujya gucisha ahubwo muze mbahe ku mavuta. Data yarambwiye ngo abazemera ukababatiza, abazemera ukabasuka ku mavuta, ibyo bintu bizakunda. Nimuze mbahe ku mavuta ubundi. Mureke gukora ibintu by'ibiraka. Ariko uriya mupasiteri wambwiye hariya uramuvuze ngo amwitane Dr. Ruvusha. Ariko se Ruvusha we, Ruvusha rwose nimba uvusha ibizima. Uramenye reka nirangiriza ikiganiro. Nanjye uzaze ntacyo. Uragira nga tumeze ikiganiro tutakirangiza bari kutwumva. Ariko twumva oya arantinya arabizi ko hari umwana wavutse afite ibiganza bifatanye basanga amagambo y'Imana Jesus coming, ufite ijambo ritari utujambo. Umuntu musanga mu giti yinenetse gutya avuga ngo niyamamare. Ariko siko naringuye. Hari n'abajya mu mazi pastor. Hari n'abajya mu mazi. Ariko nagira ngo amabwire ngo injira mu mazi winjiranyemo mwuka wera. Injira mu mazi winjiranyemo ijambo rya nyiri ijambo. Mwababyeyi mwe mwabuze kubyara mukabona igihe kitaragera cyo kugira ngo mucuke. Ndagira ngo munyegere ngewe mbasange, hanyuma mafashe gukira. Nimero yanjye murayisanga kuri iyi TV. Hanyuma rero kambabwire irindi jambo, nimwinjire mu ijambo rya nyiri ijambo. Hanyuma munsange mbafashe kugira ngo mutabarwe, mwinjire mu ijambo rya mwuka wera. Wabuze urubyaro gute kandi ubona ujya mu mihango kandi undeba? Ubundi se ubwo urumva ikibazo ufite ikibazo? Ahubwo nimba ujya mu mihango nsanga nguha umuti ibintu bigende neza. Umuti ni ugusenga, kubwira ibanga, hanyuma umpamagare kuri iyi TV ibintu bigende neza. Urakaza neza murakarama. Ibirenze kuri ibyo ngibyo Imana iduha umugisha.